turagushuje wowe ubana natwe umunsi kundi, tukwifurije umugisha w'Imana, tukwifurije amahoro y'Imana, tukwifurije imbaraga z'Imana aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Tuvuze ngo umugisha w'Imana nubane nawe, imbaraga z'Imana nizibane nawe uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Nagira ngo wowe udukurikiye ku Mpamagaro TV Samu uhabwe umugisha n'Imana, waba uryamye cyangwa ubyutse. Tavuze ngo amahoro y'Imana abane nawe, umugisha w'Imana ubane nawe, gukora kw'Imana kubane nawe. Hanyuma maze iminsi ntekereza ibintu bitandukanye, ariko numva ko muri aka kanya nababwira yuko Imana ari Imana ishoboye byose. Hari ibintu wibaza, hari ibintu wumvaga ukabona nta gisubizo bifitiye, wanabibona ukabona nta cyerekezo ubona byabyo. Mpagaje hano kuri kamera zo Mpamagaro TV Samu kugira ngo ngire ibyo ngusobanurira, kandi ngusobanurire inzozi umaze igihe wibazaho, ukibaza uko bizagenda. Warota inzozi hanyuma ukazishidika batizazisobanuye iki. Aka ni akanya ko gusobanurirwa inzozi ku bantu barota inzozi ariko bakabura ubusobanuro bw'inzo nzozi. Hanyuma dushimira wowe wamaze gukora sabu, comment, share n'ibindi ku Mpamagaro TV Samu. Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko wowe urota wajya kubona ukabona imbwa ziri kukwirukaho. Hari uburyo ushobora kubirota wajya kubona ukabona imbwa nini cyane, wamara kubona iyo mbwa nini cyane ukabona ukwirutseho, yamara kukwirukaho ukirukankaye, ukabona uri wirukankana nayo, ukirukankana nayo igihe kirekire cyane. Izo nzozi ukazibona muri ubwo buryo. Iyo Imana izikweretse bigira ngo ufate igihe usenge, kandi cya kabiri wirinde utegereze Imana, kuko haba harimo ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere, iriya mbwa ibigukurikiye aba ari umwuka w'ubusambanyi urimo guhiga. Iyo ubonye rero ya mbwa igufashe ukabona irakurira, n'ahandi wumva ngo umuntu yaguye mu cyaha runaka, ariko iyo uyishyize ukabona urirukanse warangiza ukayisiga, bivuze ngo Imana iguhaye imbaraga zo kugira ute zo gukomeza no gusiga ibyo byaha. Wowe rero wicaraga mu buzima bwawe, wajya kubona ukabona imbwa zirakwirutseho mu nzozi, si rimwe si kabiri si gatatu, bikarangira igufashe cyangwa itagufashe. Iyo igufashe uba waguye mu cyaha, ariko wowe wirukanse ukayisiga. Biravuga ngo Imana ibiguhaye imbaraga zo kwirukanka kugira ngo ugire ute uyisige. Icya kabiri, nujya kurota ukarota inka zirimo zikwirukaho. Kurota inka zikwirukaho ukabona zikwirukanso cyane, rimwe na rimwe wajya kubona zikaba zagufata, cyangwa ukabona ziri kukwirukaho zigufitiye umujinya, uburakari, zimeze nabi ku buzima bwawe, ukabona zarakaye cyane. Nurota izo nzozi zimeze gutyo, ubona inka ziri kukwirukaho, ukabona zikwirukanseho, ukazamuka imisozi ukabona uramanutse, inka zirimo zikwirukaho, ni ukuvuga ngo imbere yawe uba ufite urugamba rutoroshye, uba ufite gusenga, kuko ubu inzozi ziri mu inka ukabona inka ziri kukwirukaho, kuko hari abantu babyitiranya bakabyitiranya n'ibindi bitandukanye. Nubona inka ziri kukwirukaho, kenshi cyane imbere yawe haba hari urugamba rukomeye, haba hari urugamba rutoroshye. Satani aba yaguhagurukiye ashaka kwica seve yawe, ashaka kwangiriza icyo Imana yavuze. Nuvuga ngo iyo urose izo nka zigize ute zigufasha ukabonera kwishe, bingana no kuneshwa, bingana nuko Satani ageze ku ntego y'icyo yagambiriye kuri wowe. Kandi nurota inka buriya ukabona izo nka zikwirukaho, ntabwo aba ari inka, ni Satani uba wiyoberanyirije hehe mu muntu ukurakariye, ugufitiye umujinya. Uwo muntu yaba umugabo, uwo muntu yaba umusore, uwo muntu yaba umukobwa, uwo muntu yaba umugore. Nurota inka ziri kukwirukaho ariko ukabona birangiye ugize ute uzicitse,
bivuga ngo Imana iba yaguhaye imbaraga, uba ukwiriye gusenga kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kuva muri icyo cyiciro ugeze ute urimo, ikakugwanirira kugira ngo ugere ku cy'Imana igeze ute ivuganye nawe. Kuko aba ari Satani ugwanya umugisha wawe. Ushaka kubirota uhagaze mu murima w'urutoki, uriya murima w'urutoki biba bingana n'abantu. Ushaka kuba ari ivugabutumwa cyangwa umurimo wo guhanura cyangwa kubwiriza cyangwa uri diyakoni cyangwa uyoboye amasengesho, nurota ibyo bintu bikuriho ukabona inka zikwirukankaho, jya uba maso, upfukamugire ute usenge, kuko Satani aba yaguhagurukiye kugira ngo akwangirize, akugirire nabi. Icyo uba ugomba gukora ni ugupfukama ugasenga Imana kugira ngo Imana igire ute ikurengere. Gatatu, nurota uragiye inka, ukabona uragiye inka, ukabona ufite inkono, wabona muri iyo nkono ufite, ukabona uragiye inka, urimo uragenda uzishorera, urimo uragenda uzicyamura, nko kwa kundi umuntu nyine agenda aragira inka azikura mu myaka cyangwa se zigiye kona, ukabona urimo urakama, ukabona urimo uraragira inka, ukabona ibyo bintu bikuriho. Imbere yawe haba hari umurimo w'Imana uzakora, cyangwa hakaba hari ikintu cy'ubuyobozi gihari. Ubwo buyobozi bushobora kukubaho muri leta, ukaba uzaho nka gitifu cyangwa ukaba nka meya cyangwa n'ibindi bitandukanye, ukaba wahagarara ikigo runaka cya gisirikari cyangwa ukaba wayobora abantu runaka. Nurota ufite inka ukabona urazishoreye, uragiye inka, ukabona urimo urazishoreye, urimo uragenda uzishora kwa kundi bazishorera, biba bivuze yuko imbere yawe hari ubuyobozi bugize ute buhari. Wayobora itorero, wayobora korari, wayobora ikigo runaka, wayobora kampani runaka, wahagarara imishinga runaka. Nurota ufite inka ukabona urazishoreye, ukabona ufite inkono urimo urazishoreye, bikaza mu nzozi rimwe, bikaza mu nzozi kabiri, bikaza mu nzozi gatatu, ujye ushima Imana, wikomera amashyi. Nuvuga ngo Imana ibigutegurira ibintu by'ubuyobozi, ubu uzayobora mu byiciro bitandukanye. Igihe ushobora kuyobora ikigo cya gisirikari, igihe ushobora kuyobora itorero, igihe ushobora kuyobora korari, igihe ushobora kuyobora amasengesho, igihe ushobora kuyobora ikigo runaka. Nuvuga ngo nurota ushoreye inka ukabona urimo urazishora zikagenda, biravuze ngo imbere yawe aba ari ubuyobozi bugize ute buhari. Gatatu. Kane, nurota muri wowe ukabona uri gukama inka, ugahora urota ukama inka, wajya kubona ukabona uri gukama inka mu buzima bwawe. Ibyo ukabirota kabiri, ukabirota gatatu, ukabirota kane, ukabona n'inzozi zigiye zigira ute zigiye zigurikirana. Wabirose mu cyumweru runaka, ukabona birongeye biragarutse. Ubusobanuro bwabyo turi mu ijambo ryo gusobanura inzozi z'abantu barota mu buryo butandukanye, ariko ntibabone ubusobanuro bwazo. Ukabona urimo urakama inka, ukabirota rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Biba bisobanuye ko hari umugisha ukomeye uri imbere yawe, hari umugisha uba uhari ku buzima bwawe, kandi uwo mugisha aba ari mugari. Kuko inka ntabwo uyikama rimwe, uyikama ibihe birebire cyane. Ukarota urimo ugenda uyikama, ukongera ukazirota, ukongera ukazirota. Ni ukuvuga ngo hari umugisha Imana ibiguteguriye ku buzima bwawe. Wewe warotaga ubona ukama inka, ukabona urongera urayikamye, hari ibintu byiza Imana iritegura ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nuryama wajya kurota ukabona ubona ibifaranga byinshi mu nzozi, ukarota ubona amadolari, ukarota ubona amayero, mbega ukabona ubona amafaranga y'amoko yose. Izo nzozi ukazirota, ukazirota rimwe, ukazirota kabiri, ukazirota gatatu. Ujye wicara ushima Imana, wigurire, wumva unezerewe, kuko Imana ibikwereka ko nubwo uri muri periyode itoroshye, ariko imbere yawe hari umugisha wo gutunga amafaranga.
abantu benshi barabyitiranya abanga urose amafaranga ngo urose nabi. Oya, biterwa n'uburyo yarosemo. Ariko nurota ubona uri kubara amafaranga, ngo n'abajya barota ngo yamara kurota mu gitondo ngo yakanguka agashakisha amafaranga akagira ute akayabura, kandi yarose yakira ibifaranga byinshi cyane. Nuvuga ngo ubusobanuro buhari biravuze ngo byanga bikunda, biba bisobanuye mu gisobanuro kivuga ngo byanga bikunda igihe kizagera ya mafaranga uyatunge. Ibyo waba unyuramo byose, ibyo waba ucamo byose, haba hari ubusobanuro buvuga yuko hari amafaranga menshi uzatunga. Nurota ubona amafaranga ukabirota rimwe, kabiri, gatatu, nushaka ubirota uri umupagani, nushaka ubirota ukijijwe, nushaka ubirote utaranabatijwe, biba bisobanuye ko imbere yawe hari umugisha w'iki w'amafaranga. wowe urota ibyo ngibyo ukabona urimo muri wowe, ukabona uri kubara amafaranga, ukabara wegeka, ukongera ukabara, ukongera ukabara, ukongera ukabara, imbere yawe haba hari umugisha w'iki w'amafaranga. icyo usabwa aba ari ukubisengera no kuba maso, kuko byanga bikunda ayo mafaranga uzagira ute uzayabona. wowe warotaga wajya kubona ukabona ibihunya cyangwa ibihepfu, murabizi, ukabona urimo urabirandura ibihunyo cyangwa imegeri, ibyo bintu ukabibona mu nzozi, ukabona kabiri, ukabibona gatatu, ukabibona kane. umwanya wo gusobanura inzozi bibazaga mu buzima bwa buri munsi. ukabona urarota ibyo bihunyo, ukabona urimo urarota imegeri. ubwo ndavugana n'ababizi, ariko nta muntu utabizi, kuko no mu bantu ba gisirimu basigaye bakora imigina mu mago zabo, bakarangiza bakabigira ute bakabihinga. nurota imegeri ukarota ibihunyo, zikongera zikagaruka, ejo zikagaruka, ukabona kabiri cyangwa gatatu, biba bisobanuye yuko imbere yawe hari umugisha. ariko uwo mugisha uhari aba ari umugisha uzamara igihe gitoya, aba ari umugisha utazarama, aba ari umugisha utazamara ibihe binini. nurota ubona imegeri, ukabona urota ubona ibihunyo, byo ngibyo ukabirota rimwe, kabiri, gatatu. mu yandi magambo haba harimo ubusobanuro buvuga yuko imbere yawe hari umugisha, ariko uwo mugisha aba ari umugisha utazagira ute utazarama, uzamara igihe gitoya. we rero nubirota gutyo ntuzibaze ngo kuki ndose ibi bintu, kuki mbonye izi nzozi zikaba zinjeho, zikaba zongeye zigarutse. birasobanuye ngo haba hari umugisha uri ku buzima bwawe, ariko utazamara igihe kirekire Imana iteguye ku buzima bwawe. wowe urota ibyo ngibyo, ukarota inzozi, ukarota ibona ibyo ngibyo, ujye wumva ko byanga bikunda hari umugisha Imana iguteguriye, ariko akaba ari umugisha w'igihe gitoya. Imana itugire neza. nurota wajya kubona ukabona urarota inkoko y'inkokokazi, ndetse wajya kubona iyo nkokokazi ukabona iri kumwe n'abana bayo. urugero, wajya kubona ukabona ivuye mu mbuga cyangwa mu gipangu urimo iri kumwe n'abana bayo. wajya kubona ukabona yinjiye nko mu gipangu urimo, wajya kubona ukabona igeze muri saro, wajya kubona ukabona igeze nko mu cyumba. aho ngaho biragusaba gusenga cyane no kubana n'Imana, kuko ubusobanuro bwabyo biba bisobanuye ngo imbere yawe hari urugamba rw'amagambo ruzava hanze rugera iwawe mu nzu, ndetse rube rwanagera no mu cyumba iwawe, rube rwagusenyera. mu gihe warose izo nzozi zirimo inkoko ndetse n'abana bayo, ukabona barinjiye bageze no mu cyumba n'ahandi, uzabe maso usenge, ucunge izamu ryawe, kuko Satani abahagurukije umwuka w'amagambo ku buryo byarangira anagusenyeye urugo. wowe urota ibyo bintu ukabibona, ukabona biragarutse, ukabona inkoko, ukabona irongera agarutse n'abana bayo. ni ukuvuga ngo igisobanuro cyayo bivuze ko imbere yawe hari ikintu cy'amagambo.
mujya mwumva Imana ivugana n'abantu ngo ndi Imana igukuyeho urubwa rw'amagambo. Ubwo ruba rwatangiye, igisugo kiba cyatangiye, Satani aba ashaka kuguharabika, Satani aba ashaka kukwandagaza, Satani aba ashaka kugukoza isoni. Twabasobanuraga ibyo wabonaga ukabona udafite ubusobanuro, ukabona nta cyerekezo bifite. Nari mvuze ngo iyo ubona inkoko ukabona n'abana bayo, ukabona izo nkoko ziragukurikiye cyangwa ziri kukwirugaho, byanga bikunze imbere yawe haba hari urugamba rw'amagambo. Ujye amaso usenge kandi ukiranuke, wirinde kugira ngo Satani atakuriganya, kuko Satani nta yindi ntwaro. Iyo Satani yahagurukije intwaro y'amagambo aba yaje kukugwanya ku rundi rwego. Nurota inkoko ifite abana bayo rero, egare no kumva ko imbere hari urugamba rw'amagambo, ukwiriye kugira ute kuba maso, warangiza ugasenga, ukirukana urubwa ku buzima bwawe. Satani aba ashaka kukwambika ijambo ryitwa igisuzuguriro cyangwa urubwa. Nurota ubona inkoko n'abana bayo, ukabona ya nkoko iri kumwe n'abana bayo bikwirutseho, bigeze mu cyumba, bigeze muri salo, uzamenye ko hari urugamba ruzazanwa n'abantu, ariko kandi rugere no mu rugo iwawe, rugire ubushobozi mu nzu iwawe no ku bantu bawe. Ukwiriye gusenga no kuba maso kugira ngo Imana igukize uwo mwaka. Hanyuma nurota inkoko, ukabona inkoko y'isake ije imbere yawe, ariko ikaza imbere yawe ukabona irabitse, ije ikongera ikaza ikabika. Rimwe na rimwe hari igihe abantu benshi batabisobanukirwa. Buriya inkoko y'isake kenshi cyane ibisobanuye igihe cy'Imana. Nurota inkoko y'isake ukorota 1, 2, 3, 4, uzamenye ko hari ibintu Imana yenda gukora ku buzima bwawe, umenye ko hari igihe cy'Imana Imana yenda gusohoza kuri wowe. Sinzi nimba munyumva, nimba munkurikiye, mujye mwandika muri comment mwumva uko mubyumva n'ibyo umuntu agomba gusengera. Wowe urota ukabona ibyo bintu urabirota mu buryo butandukanye, ujye umenya yuko byanga bikunda hari ibintu Imana yenda gusoza ku buzima bwawe. Nujya kubona ukabona umuyaga urahushye, wamara kubona ukabona umuyaga uhushye, ukabona uwo muyaga winjiye nko mu nzu wawe, ukabona uraguhushye, ukabona uhushye ibintu, winjiye mu nzu, winjiye ahantu hatandukanye. Hari abarota izo ziteye ubwoba zirimo ibintu by'imiyaga, ukabona imiyaga, ukabona ibintu bikanuye gutya, ukabona umuyaga urahushye, winjiye mu nzu, winjiye ahantu hose. Nurota ubona umuyaga winjira mu nzu, ukabona hari ibintu bigiye bimwe na bimwe, uzamenye ko ugiye guhura n'umwuka w'inyatsi ukomeye. Hanyuma uwo mwuka uzagusahura, uzaza ukagurukana ibintu byose, ukagurukana intebe, ukagurukana amafaranga. Mu yandi magambo uzaho wahuye n'ikibazo gikomeye, uzabe maso usenge, wegere Imana, kuko imbere yawe hazaba hari umuyaga ukomeye. Satani azaba ashaka kugira ibintu akunyaga. Wowe urota ubona umuyaga, ukabona umuyaga winjiye mu nzu mu nzozi, cyangwa ukabona umuyaga winjiye iwawe, cyangwa ukabona umuyaga ukwambuye nk'imyenda wari wambaye, ukabona isigaye wambaye ubusa. Aho ngaho mu gihe ubirose ukwiriye gusenga ukaba maso, kuko Satani aba afite umugambi wo kugira wo kukwandarika, afite umugambi wo ushaka kugira ibintu agutwara, yaba iby'ubugingo cyangwa umubiri. Ariko mu gihe warose ubona umuyaga winjira mu nzu, ukabona hari ibintu utwaye mu buryo butandukanye, ubusabwa gusenga, kwegera Imana, kuko Satani aba afite umugambi wo kugira ibintu agutwara. Nujya ubirota ukabona bimeze gutyo, ujye usenga cyane, wegera Imana, soba uburinzi, ukumire, ushyireho igikuta uvuga ati nanze yuko abana banjye bagenda, nanze ko urugo rwanjye rusenyuka, nanze ko akazi kanjye kamera gutya. Mu yandi magambo ujye usenga, ube hafi, ukumire, uteshe, kugira ngo wumve icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Imana ikugire neza, Imana y'amahoro ikurenge. Ujye urota ukabona wari ufite fiance, mwari mukundanye, urukundo rumeze neza, rugurumana, ari sheri na shushu, ari shwiti na hani, ya mazina yose meza, ariko mukaba mutarabana. Wajya kubona ukabona wowe muri kugendana, wenda ari we wirose, wajya kubona ukabona uri kwambara inkweto zitagukwira.
ukabona urimo urambara inkweto zitagukwira, ukabirota mu nzozi, ukabirota kabiri cyangwa gatatu, cyangwa wagenda ukabona inkweto ziri kugenda zikuvamo kandi uzambaye. biba bisobanuye yuko uwo muntu nubwo umukunda nawe akaba agukunda, byanze bikunze abatari w'Imana yagize ute yakugeneye, cyangwa se urwo rugo uzagwigera nk'uko umuntu yigera inkweto. iyo umuntu ari mu isoko yigera inkweto areba izimukwira, yazambara akabona ni nziza ariko akabona ntizimukwiriye, izo nkweto birangiye agize utazambuye bakabonye inkweto zimukwiriye. Nurota rero ibyo bintu bimeze gutyo, ubona wigera inkweto ukabona muri ubwo buryo ukarota zimeze gutyo, uzumenya ko uwo muntu nimba wari ufite gahunda yo kubana nayo we ujye ushyiraho akabazo, kuko Imana ibitarateganyijeho ko muzagira ute muzabana. Hari abantu bahatiriza bavuga ati nzamuhindura nzagira ute, ariko niba ibintu birose gutyo ntushaka kuremwa akawe karenge uba uzahagira bitewe n'inzozi wagize ute warose. We warotaga ubona wari uri kumwe na sheri wawe, wenda mutarabana, wamara kurota izo nzozi ukabona muri kugendana, wajya kubona ukabona arirukansa aragusize, umwirukanseho, wamara kumwirukankaho ntumufate. Ubusobanuro bw'izo nzozi burasobanuye ngo ntabwo aba ari uwawe uri kumwirukaho, ariko ntabwo ari uw'Imana yagize ute yakugeneye. Uri umunyabwenge rero uhita urekera aho ngaho ukavuga ati reka ntegereze Imana n'ibyo yangeneye aba ibyo nyitegerezamo, nibyo ibyo yangeneye aba ari byo ntegereza. Wibazaga inzozi ukagira ibintu wibaza mu buryo butandukanye, turiho turagusobanurira iby'inzozi wibaza, ibintu wabonaga ukaba utabifite ubusobanuro. Ubusobanuro bw'ibyo byose bw'izo nzozi ni ubwo ngubwo. Hari izo gusengera, hari izo gutegereza, hari izo kwirinda, hari izo kuba maso. Ibyo ngibyo ujye ugenda ugira ute ubitekerezaho, kandi ujye wandika hepfo muri komenti ugira icyo ubivugaho, kandi unasenge cyane kugira ngo utegereze icyo Imana yavuganye nawe. Imana ikugirire neza. Reka tugusengera Imana. Aka gace k'inzozi tugasoreje aha ngaha, ariko kandi n'izindi zose tugenda tuzigarukaho. Ku bintu by'inzozi tugenda tubigarukaho mu buryo butandukanye. Twabwiraga wowe warotaga ariko ibyo urose ntubisobanukirwe, nyaruka ku Muhamagaro TV Samu, hariyo umusobanuzi ubasha gusobanura inzozi zose urose, hanyuma ukabasha kugira ute kuzimenya no kuzishurirwa n'icyo ugomba gukora. Imana w'umugisha, Imana ibagirire neza. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko uri mwiza. Dusengera abantu barota ibintu bitandukanye kugira ngo bagenderere, kandi izi nzozi Nyiringimana ikomeye, abarotaga inka zibirukaho batsindira ibigeragezo, abarotaga baroba amafi ubahe kwakira, abarotaga Nyiringimana ikomeye cyane bakarota bakama inka ubahe kwakira uwo mugisha, abarotaga Nyiringimana ikomeye baragiye inka ubwo buyobozi uzaba bagezeho mu izina rya Yesu. Buri wese n'inzozi ze turamusengeye kugira ngo mugire neza, neza abakobwa, neza abasore, neza abagabo, neza itorero, neza abantu bawe. Buri wese mu nzozi yarotaga umugenderere, kandi nk'uko ubusobanuro butanze ubahe kubwumva nk'uko ubutanze. Urakoze kugize neza kuri mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Imana w'umugisha, turabakunda turabishimira. Ni ku Muhamagaro TV Samu, nakagaruka. Shalom shalom.